witange gose ngo noneho ubwinyama hanzwe ko tuzakoresha ku biro tutakiguzi ubwo buri nguka yikura hehe ariko mu bukwe inka niyo iba ari nziza okay ntari ibi nibi nka bitari gushoboka tuzagura ku kiro tuzagura ibiro 50 andika ibiro 50 ibiro 50 uzabikura hehe andika ibiro 30 ibiro 50 uri kubivugisha amatama biruzi ukuntu biba bingana wowe ariko ntabwo twari twitanga nta muntu numwe nta uzi ngo nazanyaga ngaho naco tugeze ubu se turi twumve uretse twumve cyane ibiro 45 ibiro 40 andika ibiro 45 by'inyama amafaranga murafite ariko ntabwo twari bihorere bavuze bazayatanga none twese turi abavandimwe ntabwo nakwifuza ko ubukwe bwawe bwapfa kuko nawe akaboko kawe ninde mwahaye kwandika atazi kwandika inyama inyama Kristo uri gutinda yarangije andika inyama mbo umuceri wawe wanditse umuceri nawe wawanditse okay ndakeka aribyo byanditse wandikiye ibiro bingahe urandika bingahe siwe mugiye bavugiye wari uri kwandika umuceri ibiro bingahe andika ibiro 50 ariko si ibiro 50 urusiya uzawuza oya ntaco mureka ahantu mfite ndi kumucungera bo ibyiza byarangiye n'ibyo kurya ubu ngubwo birarangiye niba hano ari umuceri mugize ibiro 50 mwareka sibyo tugafata kuri bya bihumbi 10 byari biri gusabuka tukabyongera kuri bye tukazagera amakesi abiri gurgunye amakesi abiri gurgunye icyo cyo akabari azakora mu akabari naco ariko umva akabari bazazishyira imbere bazazishyira imbere zizaba ziri imbere noneho urwunge rukakira umukwe mukuru nk'ikinyobwa ari kuzana ibitekerezo noneho bo tugeze mu mwanya wo kwitanga kuko hari abantu ntagomba gupfa kandi ubu bukwe twese ni ubwacu ntiwumve ko ari ugandaranya ubutumwa ntiwumve ngo ni uganda n'ibintu twari turi kubivugisha amatama abiri ariko bazabitoragura bizagura nta mafaranga icyo nicyo ibintu byose bisaba amafaranga jewe ku ruhande rwanje muceceka twumva ijambo rizima yego rata nemera 7500 nese muri kumva atari kuko nzazana n'ikidoro c'umusuru yego rata ikidoro c'umusuru sinacemeye se abita dogiteri sabu witanze 7500 ariko wareka nkoranaga nawe umuntu zo kwitanga ko uko ashobojwe ra kandi nemeye njewe kuzirihira ibintu by'abantu bazasereka bano bagendaga bari guhehereza abantu ibyo kuba uzabiri hasi nemeye intebe nazemeye nazo nzaziza nta kibazo niba yaje gutanga yandi mu murenge yaje gutanga yandi bo ariko hari ikintu cya mbere ngomba kumanza kubaza nyirirugo yego wenda tsabi nubwo apfuye kuzana utwo duhomba apfuye kuvuga ngarazana ariko twagomba kumanza kubaza nyirirugo mbese mwebwe muri urugo mwateguye angahe ariko nako gatekerezo ni nyami buri ngiye twasanga tutaranita mwateguye angahe ni ukuvuga ngo ahubwo kubera ko umukobwa ari we nyirubukwe reka tumubaze twumva amafaranga yaba afite muri gutinda ubu bagushatse urabona bano aba bana bacu ntawamenya ngo bahurira agahinda umusore aranzi rwose azi no mu rugo azi uko bimeze impamvu ndi kuvuga ni navuga amafaranga muvuga amafaranga mufite ngaho ugurira umugeni ubu ngubu mu bishyingirwa hari ibyo mfite imari n'amashuka n'umukubuzo turi kuvuga ibyo guteka mu bukwe ntabwo ari ibyo by'amamari turimo guteka mu bukwe amafaranga ufite wateganyirije ubu wavuze barane none wawe 12400 rero ubukwe ntabwo bukibaye none uko ndi kumva 14 nta n'umunyu gwavamo gwateka ibyo bizo nabunye niyo mpamvu yambaje nk'abavandimwe Rusiya uko byaje ngaho tubwire si uri gutinda nzari ubukwe nuko ni deni abantu bafataga ideni warifata n'umurimo wawugurisha ufite sibyo ubukwe iyo ubukwe bwawe bugenze nabi abo wakiriye nibo bagucishagamo ijisho sibyo ubu bukwe ni ubwanyu hari ubwacu twe hari umugeni dufite hari inkwano zibaduhaye twebwe ubu bukwe ni ubwanyu
nimwe mufite inshingano zo kuvuga ngo niba ari ubukwe twebwe ubwacu turakora iki, turavana hehe amafaranga kuko y'umukobwa, sibyo? kuko ubukwe y'amadamu mutamufatanyije ngo buzane azane mukore iyo bwabaga ntabwo bwaba bukibaye vraiment donc mutangire gukingana 12,000 gushanya 12,000 ntabwo byakora ubukwe nawe bikoresha ku bukwe ahantu haba ku bukwe bw'12,000 cyokoze pereze twumve ndaranye ubutumwa afite agandi wa muhungu wanje wagiye hanze udufaranga yari yanyoherereje ambwira ngo tuzatwifashishe avuga ngo arambwira ngo ngaho nyine vuga uretse ariko watsabi iyi namura iyobora ariko tubwira amafaranga kubaza iyi namura abantu bafite umwanya wo kuguma hano urasohoka 2,000 n'ubundi ntagaragara kandi ariko jawo zeba ukansohora ndaranye ubutumwa ndetse abi natava muri uru rugo nje ndaruvamo yohereje amafaranga ubundi angahe vuga ariko yohereje ubundi amafaranga 1,055 ariko we mwakomana ariko kuri gukomana ninje gafu ariko uwo rimwe wabonye sha ubu ko ntabwo bwishime buretse nakubonye iki ntabwo mbwishime uretse dushaka gutaha ingora tuvuze ijambo n'ubwanyu bwo kwa sebambida kwari we wigize nginda ariko nsa nongere njewe ndwane nawe koko turwane mu bukwe bw'abantu zanabwira sebambida ntazaze mu mwobo bukwe ndarenge ubutumwa ndi kukubwira abantu bakwicira ubukwe sebambinda waramubonye mu bukwe ariko nsa kwa kwa siri waramubonye sebambinda nsababaye ko wabonye ibintu ndavuga cece kubivuga wabona karagata none ndavuga cece kubivuga nibo bizi ariko nanubundi ntabwo umwana we yabizira umva rata ndaranye ubutumwa uko ndi kugira ngo bugende neza ariko hano hari ikigusha ubundi wamutumiye uko umujana kwagera ubwo habonetse 160 ajya ufite 12 ubwo biri kujya 164 na 200 niko mafaranga abonetse sabi nawe yita na twaduhumbi 7 twatsabi nta kibazo ago nta naringi bagiye kubera ari make twagiye ubwo noneho kugira ngo ubukwe n'ubwacu tone si ubwacu bo jewe noneho bo amafaranga natanze ni make sabi witone ntagukubita icara ton babarira ufashe tsara mushaka mwanahinduranya imyanya fisito icara hariya toni icara hariya kuko ndi kubona sabi ikintu ashaka ni amahane namubonye kuva kare yaje yankora ariko ntacu ibyo ntabwo biratubuza ntabwo biratubuza gukora icyatuzanye bo nje aka kanya mu bushobozi buke bwanje mfite nyandikaho Rusiya nyandikaho 80,000 akanya ndi kubimukorera bindebe ikijisho akanya ndi kubimukorera nanjye ejo nabimukorera uyu ni nka data bo 40 washizeho bo n'abandi muvuge vuba basi ubundi Rusiya kwa uko nanze kubivuga mwegereye 7,000 n'amafaranga none sinyi rata twikomereze n'abandi mu nyandika y'icumi yongeraho 2,500 ubundi 3 nagandi kandi wongeyeho shiraho rata nawe n'abandi mwiyandike toni jewe ukuntu bihagaze n'ukuntu nyine uyu musaza nyine ari inshuti yanjye ndi kuvuga amafaranga mfite aka kanya cyangwa se mu kanya ndayamuhera komeza wivugire mureke mfite ni 45 ibihumbi nanjye rero nk'umwanditsi mbo nanjye nk'umwanditsi nk'ukuntu ndaranye ubutumwa twashyikiranye mu bintu byinshi gatange vuba mbo nanjye nitanze 13,000 yego rwose urakoze 13 n'inyanya kezaga ibitabo by'inyanya kikorera utanzaga zeba ntanze 13 tanze 10,000 we umva fisito mumfashe ibi bintu tubikore vuba tuje no mukandi kazi mbo ndakeka bose bashitse barangiye mbo buzuye mbo nizo urwo rupapuro gato ariko hari icyo ndi kwibaza twese turi kwemera ngo amafaranga turagatanze tuzagatanga gute mbo noneho mbo ikigezweho 50,000 50,000 75
hari umuntu ufite ariko reka mbiteranyirize hano bo noneho tukiri guteranya ko munsubiza ikibazo cyane urumva aya mafaranga ubutumwa gute bo icyo gihwerahwere dore rwabera kiguye ku jambo abajije ikibazo ciza nubwo nta mafaranga yatanze none aga mafaranga yego turagemeye garahari cash Ndewa yanje arahari. ndabona ni mu Ariko njyewe ari kuri telefone. gari kuri telefone ndaranye ubutumwa nawe sinakubwiye ko bagohera ko mbese we wagira ngo twese nanje ngafite kuri banki ariko ndagohereza kuri telefone ahubwo hari telefone ariko ntabwo twagahandaranye ubutumwa ari we nyiri bukwe niko kundi usangaga ahise agenda ugasanga yagiguriye n'ibintu bitari ngombwa tukemerere hano urumva turareba undi muntu tuzaje turoherereza iki ago mafaranga bo Rusya rero ntaguciye mu ijambo bene uwo muntu aba ari nawe coordinateur w'ubukwe ushinzwe ibintu by'ubukwe oya coordinateur twamubonye ni nsabi coordinateur ni nsabi bo ndikumva rero tudatinze ubwo ni nawe tugomba kugira ute kuyoherereje none butarakomeza hari abantu bakunda kugira ingeso urabizi no mu bukwe bwo kwasirira ibyabaye urumva hari abantu bakunda kugira utugeso ugasanga umuntu yemeye ibintu ariko ku munsi w'ubukwe cyangwa se igihe cyo kubitanga abantu turi abantu b'abagabo ni imbere y'igihe ibintu byose bigomba kuba imbere y'igihe bagomba kuyatanga vuba ahubwo kugira ngo twihute nsabe nta telefone afite harya nsa nta telefone ugiraga nta telefone afite ubwo mwareba uwo mugoherereza mwese we akazagabikura akagamba musubaye ko kugira bivuye ku magambo rero rusi karame ihangane ago mafaranga baze kuza bagaguye we uzagabikuza noneho wowe uzagajanira nde uzagajanira nsabe urumva baje baragohereza kuri telefone yawe nta kibazo nta kibazo nta n'ibintu byose byanarangiye tuvugana nje ngiye guhita mbikora akakanya urayamuhabwo nawe ubwo nzaje kubona mbona aragazanye buretse ubwo bivuze ngo buri wese azaja araganyoherereza n'undi nzaja kugabikura ngahereza coordinateur nta kibazo ikindi twizere ko buri muntu wese afite nimero ya urwo rupapuro ni wowe unararugomba kurujana uzarunzanira uzanye n'amafaranga ubwo rero icyo nababwira cyo murakoze rwose reka nje mu nama ndaranye ubutumwa ubukwe buzaba sha wigira impungenge ubukwe buzaba kandi kubera imana buzaba murakoze ubwo naho ubutaha ndaranye babajwe na bije iyo bije utaje sha bareba aho abagabo bari kwitanga icyo ngicyo ubukwe bugomba kuba bwiza kandi cyane murakoze zekeri mukozi w'imana komera cyane mwa ndakomeye cyane meze utera ndaho ndakomeye wese meze ute dore nanje ndaha ndakomeye nk'amabuye gaga ndi bavuze gigorogota ubu nanje uburere ubu nkaba mvuye gusenga reka byarangiye uhamye umugaragu wa Nyagasani ariko yegurire Nyagasani hanyuma rero ababimenye ni ukuvuga ngo muri izi minsi nshaka ngo nyubakiriye akantu kakadara kimwe cyo mu bukwe yeza tuwapi ahubwo nta nubwo ari ni muri izi minsi ahubwo ni ejo nshaka ngo ucyubake ejo urumva ibiti ndabifite urumva ahubwo uzane ga mahema gasosha mama kazanyirenzara nyine mama zamvuna ushobora kumubwira uti ni umusada ngiye guha mu mwanya wanje kavuga ati niba ari mu mwanya wawe ntacyo bitwaye none se uzanyishura ngahe amafaranga ntayambirira amafaranga sinago wabigira intwererano wabumaye nyine wowe ukaza ukubaka ikidara ubwo ntuzampa impano nyine umva nze impamvu uri kuguca amafaranga njye nawe nzashira no ku muryango hariya ku marembo nyine yego ndi kuriye insina nkazishiraho indabo kwa kundi babitakaga neza nyine ubwo reka ibyo reka bihingane no kuba wantwereye hako ntabwo mutewe ishema no kuba ngiye gutanga umukobwa wanje mwa ntawe rero wowe wenda nzakugurira agasuru nyuma turi kwinegura cyagiye ubukwe bubaga burangiye uzi ko habagaho ibintu byo kwinegura uko byagenze
nkazakugurana ka ibyo nta kibazo kirimo aho ariko rero ndaranye ubutumwa sibyo iyo umuntu agiye gukora mu bukwe nka gutara igihe birangiraga inzara imwishe ariko inzara izakwica gute uzaba uri iwanyu ne uzaja guha umuntu ibiryo wowe utari ntagiye je icyo nshaka ni ukugira umuntu azaje ramereza ibyo kurya ingiye imwe wowe ntuzambwire ngo wabuze ibiryo ibyo nibyo nje nkoraga n'abindi nkoraga umva wikwirusha wowe icyo usabwa ni iki urumva ntuzazumbwire ngo wabuze ibiryo kandi uri gukora mu biryo urumva ibintu byose nimwe muzaba mubishinzwe kabera nawe nta ico bitwaye gira ubwo oya nje ni mu gitondo kare kare yemwe amasino nabaha ngaha bagiye Sabi Sabi nuwiki komera muzehe komera cyane Sabi si yagiye aganye he Nsabi koko ubwo mwaba mutabonanye sidata wamumva do yazindutse kare kare ari kugenda Sabi ntiwambwiye ngo ari hanora ntawe pe ni impamo akabarizwa hanagamanwara ntawe none si kandi ubutumwa nari muzaniye ubu ndabigenza ntera niwe wari ubuzaniye sinagaruka oya ndiko dawana busiga nari muzaniye amafaranga mbigenje ntera wa ntacyo none sikondise aho umwana atari saba hari kandi koko we kugira nongere ngaruke kandi nanje nigire mu zindi gahunda aya mafaranga urayamumpera ego kunacyo rwose reka nze tuyazinge neza gutya yashobora kuvamo ubwo naramukaje pfunyika weho uramubwira ati aga mafaranga ni Rusiya bagamuzaniye Rusiya sinkuzi simwa ego bika kure ubwo ngubwo sawa mwirirwe eko mama rero nasaga amafaranga bamuzaniye ni bwoko ki nagikise kanze eko mama bishe umuntu si kicana noneho si mama aba bagavanye he ni 5 10 20 nazarangiza si kambarira hahepfo ntibishoboka umwana si kada koko izo mutuku nzihereze hamwe ego man zabe biri siko ari uruvangavanye igihumbi kamenya umufungo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anati eko mati usigaza nagarangiza kangeni ahubwo kamitire ko kumangazini nubundi iki cyana kigafatirije mu ntoki cyagapfusha ubusa ngo kimenye si no kwigurira umwenda ari ukuja mu mitsima kandi gende ndebe mu twenda naco ndakirebera ndabarira ku mangazini mbara nishura